Alo, ndabasuhuje ndabaramukije mukomere mugire amahoro y'Imana. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko y'ibijyanye n'amoko agize u Rwanda ndetse n'ikibazo cy'amoko, inkomoko yayo. Mbere y'uko rero tujya ku ngingo nyamukuru, ndashaka kubibutsa ko ku ngingo y'ibijyanye n'ubwiru bw'ingoma ndetse n'ubutegetsi bwa politike mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ntabwo byagiye bivugwa rumwe n'abantu bagiye bagira inyandiko bandika ku nyamakuru runaka. Rero igazeti yagiye yanditse ku byo ikosorwa ry'ubwiru, aho hari inimero ya 40 yavuze ku byerekera imihango y'ibwami nyine ariyo ubwiru. Hari imvugo ngo yari yaranditswe n'uwitwa Marcel de Hertelfeld hamwe n'uwitwa André Coupe mu cyitwa la loyauté sacrée, Terven 1964. Abo banditsi bari bavuze ko iyo nyandiko ngo yabo itandukanye n'iya Alexis Kagame. Noneho nyuma yaho haza kubaho baza kugira ibiganiro, baganira n'abazungu. Abazungu baza kwemera ko iyo nyandiko ari iyo kubeshya, bashaka kugira ngo bajijishe. Baza kwemera ko umuntu uzi iby'ubwiru by'ibwami ari Alexis Kagame ku byo yanditseho, kandi yabibwiwe wenyine ku mategeko y'ubwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu mwaka w'1945. Rero abasomyi b'icyo gitabo babashije kubibazaho cyane, baza kubwirwa n'abazungu ko iyo nyandiko yari iyo kubeshya. Muri iyo nimero rero twavuze, muri iyo nimero ya 40 nabwo havuzweho iby'ubwiru, ubwiru ko ari agaseke karimo imyumvire ya politike y'abayoboke b'u Rwanda ku ngoma z'abami. Hasesenguwemo ko ibintu bibiri: icya mbere cyabaye kubwira abatarabimenye ko babazungu, noneho ngo bemeye ko kuvugisha ukuri, bahamya ko ubwiru nyabwo ari ubwanditswe na Alexis Kagame. Noneho rero cyakora icya kabiri hakosowe, bavuzeho nuko ngo ukosora nyine ayo makosa y'imyumvire muri icyo gitabo. Ikibabaje ngo nuko ngo badafite izo nyandiko za Alexis Kagame ngo bazigereranye n'iziri muri icyo gitabo, kugira ngo bitume bamenya ukuri kuzuye. Twizere ko izo nyandiko rero za Alexis Kagame zirahari kuri ubu. Uwo ari we wese nawe uzishaka wazibona ku byerekeranye n'ubwiru. Tugiye rero kureba noneho ibijyanye n'ijambo na amoko, inkomoko yayo. Amoko mu magambo akoreshwa mu moko, kuri amagambo y'Ikinyarwanda, ijambo ry'Ikinyarwanda ubwoko
mu gifaransa baryita la race. Iryo jambo rikaba rivuga ko kamere y'ikintu uko cyaremwe ku buryo gitandukanye n'ibindi. Dore ingero rero z'izo kamere zitandukanye: igiti cy'icunga, urabona igiti cy'icunga, inyamaswa y'intare cyangwa se umuntu w'umushinwa. Ikimenyetso kigaragara ko ku buryo bworoshye imitandukanire ku buryo bworoshye ndetse n'ikimenyetso imitandukanire y'izo kamere ni uko zishobora kubyarana. Inyamaswa zishobora kubyarana, hari izishobora kubyarana, hari n'izidashobora kubyarana. Ikindi ubwo turi gusobanura ku bijyanye n'ubwoko cyangwa se la race mu gifaransa. Ibisangiye kamere birabyarana, ibitayisangiye ntibishobore kubyarana. Dore urugero: intama ebyiri zidahuje igitsina zibyara indi ntama. Ni nako bigenda ku bantu babiri badahuje igitsina abo ari bo bose. Nyamara ariko ihene n'intama ntacyo bishobora kubyarana. Nitugera hirya turerekana ukuntu iryo jambo risobanura ku bundi buryo iyo baryerekeza ku bantu. Amagambo y'igifaransa. Igifaransa n'izindi ndimi z'i Burayi bifite amagambo menshi ajya kwitiranwa kandi yose avuga iby'ijambo ubwoko. Urugero nk'iryitwa ethnie, naryo rikaba ryitwa ubwoko ku Kinyarwanda. Urwo rugero rero dusanze twarutoranije kuko iryo jambo ethnie ryakoreshejwe mu Rwanda kugira ngo rise nk'aho ryoroshya iryitwa race. Birumvikana rero ko aya magambo yombi y'igifaransa atavuga kimwe ku buryo bwuzuye. Ijambo ubwoko duhindura mu gifaransa turyita race, rivuga abantu basangiye kamere y'amaraso. Naho rya jambo ethnie rivuga abantu basangiye umuco gakondo. Aho turi kubyumvikana. Inkoranya y'amagambo yitwa petit la rousse yo ivuga ko ethnie ari itsinda ry'abantu basangiye ururimi n'umuco gakondo. Biragaragara ko ijambo ethnie ritavuga ubumwe bw'amaraso, kandi birumvikana ko kurikoresha uvuga abanyarwanda byari ikosa kuko abanyarwanda bose basangiye ururimi n'umuco gakondo. Turi buze rero kubona ko n'iryo jambo race naryo rikoreshejwe nk'uko tumaze kubyerekana ku rugero tumaze gutanga hejuru. Impamvu ni uko abantu bose basangiye ubwoko bw'amaraso bakomora ku mubyeyi umwe wa mbere. Ni nacyo gituma n'abaturage b'igihugu kimwe bagomba kuba basangiye ubwo bwoko bw'igisekuruza cya mbere. Ijambo ubwoko rivuga iki? Turyereje ku banyarwanda, muri iki gihe iryo jambo rivuga ibintu bibiri binyuranye bitewe n'abakoreshwa. Ari mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere ni iry'abanyarwanda bakurikije imyumvire gakondo. Itsinda rya kabiri ni iry'abakoloni bahaye iryo jambo imyumvire idasanzwe. Reka rero tubisobanure ku buryo bwuzuye. Iryo jambo rivuga iki ku Kinyarwanda gisanzwe? Mu mvugo isanzwe iryo jambo rivuga abantu bakomoka ku mukurambere umwe. Mu gitabo cye cyitwa le clan du Rwanda ancien Turvin 1971, Marcel de Herve yakoze ubushakashatsi ku moko y'abanyarwanda asanga ari 18. Mu by'ukuri aba yarayanditse ko ari 16. Ikosa nuko ubwoko bw'abanyiginya
yabuvuze gatatu kuko yatandukanyije amazu atatu abugize ariyo y'Abanyiginya n'Abasindi n'Abatsobe. Murumva rero impamvu yabaye 18 yagombaga kuba 16, noneho Abanyiginya bahindura abagiramo gatatu. Ku buryo busanzwe ubajije umunyarwanda uti ubwoko bwawe ni ubuhe, igisubizo kirumvikana. Azabikubwira ko ubwoko bwe ari bumwe muri ayo moko 16. Ntawe uzatekereza gusubiza ko ari umutwa cyangwa umuhutu cyangwa umututsi. Rero iryo jambo ubwoko risobanura iki ku mvugo y'abakoloni? Turamutse twibajije icyo kibazo mu mvugo y'abakoloni rero, nk'uko ubwoko bw'amaraso kandi bayerekezaga kuri ya matsinda atatu y'Abanyarwanda. Usomye ibitabo bya mbere byanditswe n'abanyamahanga ku mateka y'u Rwanda, usanga byose bihamya ko mu Rwanda hari amoko atatu. Kuri bwa buryo rero bw'amoko adasangiye amaraso byaratsinze, ariko bumva ko rya jambo rase baryerekeza ku Banyarwanda, basanga ko rikabije gukosama, barisimbuza iryitwa ethnie. Murumva ko habayeho ikibazo gusimbuza rase na ethnie. Niyo mpamvu twagize iyi ngorane dufite zo kugira abantu benshi bahunze n'andi makosa agenda abaho. Iyo kosora rero ntacyo ryamaze, kuko ikosa barikosoje irindi. Ibyo tubivuze kuko ijambo ethnie rivuga ko abantu basangiye ururimi n'umuco, kandi ibyo byombi Abanyarwanda bose barabisangiye. Bikaba bivuze ko bose ari ubwoko bumwe ukurikije igisobanuro cy'iryo jambo. Mu by'ukuri ya mazina atatu y'abavukanrwanda avuga iki? Mbere yo kubisesengura rero, tugira icyo duheraho kitumvikana. Ururimi rw'Ikinyarwanda ntirugira izina rusange rivuga ko aya matsinda y'Abanyarwanda uko ari atatu, izina basangiye ni iry'ubwenegihugu bw'Abanyarwanda. Kuba batabaho izina rivugira hamwe ayo matsinda uko ari atatu, nk'uko mu Gifaransa bayita race cyangwa ethnie, bifite icyo bitwereka. Birumvikana ko ayo mazina uko ari atatu, Abatwa, Abahutu n'Abatutsi, atavuga kamere y'abantu batatu, ahubwo akaba avuga imibereho yabo. Abazi amateka y'u Rwanda rero bazi ko avuga imyuga y'abantu bari muri ayo matsinda. Bazi ko izina Abatwa rivuga ababumbyi, iry'Abahutu rikavuga abahinzi, noneho iry'Abatutsi rikavuga ko ari aborozi, kubera akamaro iyo myuga yari ifitiye mu gihe cya hambere. Ayo mazina rero yerekana ubukire buri tsinda ryari rifite. Nicyo gituma kwitwa umututsi byavugaga ko ari umukire, kuko yari atunze inka, kandi ari bwo bukire bwariho icyo gihe. Abahutu bari rubanda rw'abahinzi b'abakene, ni nako bari bagize umubare munini w'Abanyarwanda. Abatwa bari agatsiko gato kagizwe n'ababumbyi bakennye cyane kurusha abandi Banyarwanda. Kuba bizi rero, gushyirwa muri ayo matsinda kera byashoboraga guhinduka bitewe n'uko umuntu ashobora kurushaho gukira cyangwa gukena.
urumva ko washoboraga kuba uri nk'umuhutu wakira wagira inka nyinshi ugahita uhinduka umututsi, waba uri nk'umutwa wakira wabasha kuba ushobora nawe kwihingira nawe ukareka kubumba ugahinduka umuhutu. Murabyumva namwe kuri iyo puwe. Urugero ni nk'ukuntu uvuka mu muryango w'abantu y'abahutu, hanyuma agatunga inka nyine byinshi bikamuha umwanya mu bakire b'igihugu, maze agahinduka umututsi. Ni nk'uko umututsi nyine nawe yashobora guhinduka umuhutu. Byabagaho rwose. Urugero ni nk'umututsi wakenaga nawe hanyuma agashaka mu bahutu, amaherezo rero abamukomokagaho bakitwa abahutu. Abakoloni bamaze kwiyibagiza ibyo byari barahimbye yuko ya mazina atatu y'abanyarwanda avuga ubwoko bw'amaraso barivuguruje igihe bashakaga gushyiraho indangamuntu. Nk'uko tubizi rero bashyize abanyarwanda muri ayo matsinda uko ari atatu bakurikije umubare w'inka batunze batitaye ku miryango bavukamo. Ikibazo rero cy'amoko y'u Rwanda murumva ko gituruka kuri politiki. Nk'uko tubizi rero ibihugu byinshi bituwemo n'amoko menshi, nyamara ubwo bwinshi bw'amoko nta mpagarara butera. Nk'urugero nka za South Africa, nka za Malawi, nka za Zambia, nka za Congo, za Uganda, hari amoko menshi ariko ubona ko nta mpagarara bitera, ndetse ahubwo bufite n'akamaro ku bwuzuzanye bw'ubwisungane. Ahandi ho barahubwo barafashanya aho kugira ngo barwane nk'ukuntu twarwanye. Tumaze kubona ko mu Rwanda habayeho rero amatsinda atatu y'abantu ashingiye ku myuga bari bafite kera kose mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Ayo matsinda nta kibazo yigeze atera, yaje kuba ikibazo bitewe n'abakoloni. Bayahinduye ikibazo kubera impamvu eshatu. Iya mbere yari ishingiye ku butegetsi bw'abakoloni bifashisha abanyarwanda. Iya kabiri yari uko abanyarwanda ngo bashakaga gusubirana ubwigenge bwabo. Iya gatatu ngo yaturutse ku bakoloni bahindutse abategetsi. Murumva, ku bakoloni bahindutse abategetsi b'abatutsi barifashishije mbere hose n'ingaruka zabyo zabaye kuri repubulika za mbere zombi. Ubutegetsi bw'abakoloni buziguye. Ubwo butegetsi bw'abakoloni bwitwaga ko buziguye kuko bwategekaga igihugu bwifashisha abanyarwanda kugira ngo bishoboke ko batoranyijwe mu banyarwanda bavuka ku mu miryango yari isanzwe mu butegetsi bw'igihugu. Niryo tsinda ry'abantu bake bahariye ubutegetsi bwose. Byatumye rero banyaga abategetsi bose bari basanzweho ari abakomoka mu miryango y'abatutsi n'abakene b'abahutu bose ndetse n'abatwa kuko babagaho icyo gihe. Alexis Kagame rero wabajije neza amateka y'u Rwanda yatumenyesheje ko icyo gihe abakoloni banyaze abasushefu b'abatwa 40 Butare 1995 page y'187 Butare. Iyo ni akanyamakuru ka Alexis Kagame yanditse, kubera ko kuri ubu abenshi batemera ko abatwa bigeze gutwara. Dore urutonde rw'abo basushefu babo.
abasushefu banyazwe urutonde rwabo 40. uwa mbere ni Mahenehene, uwa kabiri ni Rubango, uwa gatatu ni Kabare, uwa kane Kizihira, uwa gatanu Bushuwete, uwa gatandatu na Cyabukura, uwa karindwi Karibushi, uwa munani Bikumbura, uwa cyenda Nyiramugore, uwa 10 Kanyana, uwa 11 Mvuzarubango, uwa 12 Nyirakinazi, uwa 13 Muhunyeri, 14 Sebishwi, uwa 15 Rwasimitana, uwa 16 Ntundabusheke, uwa 17 Semutungo, uwa 18 Ntama, uwa 19 Gatuka, uwa 20 Gasirabo, uwa 21 Nyiragatuntu, uwa 22 Buyenge, uwa 23 Gicunatiro, uwa 24 Rukabura Cumu, uwa 25 Mitsindo, uwa 26 Gashi, 27 na Cyabukura, 28 Rwangiyehe, 29 Kanyamuhango, 30 Ruhigira, 31 Mpisuka, 32 Bageshi, 33 Nyaminani, 34 Sembumba, 35 Gashambara, 36 Kanyamakwe, 37 Nturo, 38 Rwabineza, 39 Semukama, 40 Mutoni. Iyo mihindukire rero y'ubutegetsi yitiriwe President Mortehan yatangiye mu mwaka wa 1926. ni nayo gihe ubutegetsi bw'abakoloni bwashyizeho indangamuntu igenewe umuntu w'umugabo w'amagara mazima, HAV. Ako gatabo rero k'indangamuntu kagombaga kugaragaza ubwoko bwa nyirako, aribwo Twa, Hutu, Tutsi. Urumva rero ngiyo inkomoko y'ubwoko bwa Hutu, Twa na Tutsi. Abategetsi b'Abanyarwanda bashaka ubwigenge. Imibanire myiza y'abategetsi b'abakoloni n'abafasha babo b'Abatutsi yashoboraga kugumya kubaho nta makemwa igihe cyose. Ibyo ari byo byose, Afurika yaratinze yibuka kwiyaka abakoloni. U Rwanda ntirwatinze kwitabira uwo mugambi. Icyo gihe umwami Rudahigwa afata iya mbere, nabo abategetsi y'Abanyarwanda bose baramukurikira. Abakoloni babibonye batyo barumirwa, niko kubabwira bati ay'ubusa ntituzabatanga kuva muri iki gihugu, kuko Abatutsi namwe muri abakoloni, kandi twarabahasanze kugira ngo badatirimuka muri iki gihugu. Abakoloni bibutse kwitwaza za mvugo ebyiri. Iya mbere yavugaga ubusumbane bw'amoko, iya kabiri yavugaga ko Abahutu n'Abatutsi ari ba kavamahanga. Twibuke ko iyo ya nyuma yahimbwe na wa mwongereza witwa John Hanning Speke. Noneho ubutaha rero tuzababwira noneho amoko yose
duhereye kuri aya moko atatu yashyizweho kugira ngo babone uko bategeka, bya bindi yiswe ngo diviser pour régner. Muzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha kugira ngo tumenye imigenekerereze y'amoko, umuzingo wa gatatu w'iki gitabo, kugira ngo tubashe kubyumva neza, inkomoko y'amoko ndetse n'amakimbirane. Murakoze, mugire ibihe byiza. Mu bo twabashije kubonana, mu bo tutabashije kubonana, mugire umwaka mushya muhire. Muzakore muronke kandi muzagerageze gufatanya nk'uko twabibonye hejuru. Turi umwe, dusangiye amoko, dusangiye ururimi, dusangiye umuco ndetse n'imigenzo. Nta kintu na kimwe kidutandukanya. Abakoloni nibo badutandukanyije. Abantu bagifite imyumvire yo gutandukanya, ubwo ni babandi nyine bemeye kumvira abakoloni. Bagifite iyo myumvire rero, rwose mugerageze guhindura imyumvire. Murakoze. Imana y'u Rwanda ibahe imigisha. Ciao ciao, tuzasubira.